Urukundo ni iki? Abenshi bavuga ko urukundo ari indabo, impano cyangwa gusohoka. Ariko uyu munsi ni mucyo tururebe mu yindi ndorerwamo. Urukundo si ibirori by'uyu munsi umwe, ni icyemezo cyo gushyigikirana buri munsi. Kugira ngo uyu munsi w'abakundana ube uw'ibihe byose, dore ibyo abantu dukwiye kuzirikana. Dukwiye kuzirikana kumvana no kumvikana. Akenshi dutanga impano zihenze, ariko tukibagirwa gutega amatwi uwo dukundana. Iyi minsi ubanze umutega amatwi. Dukwiye kuzirikana akanyamuneza mu bintu bito. Ntibigombye kuba ibintu bihenze cyane. Akenshi ibaruwa yandikishijwe intoki n'ikaramu cyangwa gushimira uwo mwashakanye mu ruhame bifite agaciro kenshi. Niba utabikora, bikora iyi minsi. Dukwiye kuzirikana imbabazi. Nta rukundo ruramba rutarimo imbabazi. Iyi minsi iba iminsi yo kurekura amakimbirane ya kera, mutangire bundi bushya. Uri mu kihe cyiciro? Ni iki kikureba muri iyi minsi twitegura umunsi w'abakundana? Niba wubatse, ibi birakureba. Abubatse, kubaka ejo hazaza, ariko ntitubone umwanya wo gukundana. Iyi minsi mwibukiranye impamvu mwahisemo kubana bwa mbere. Abari mu rukundo bimeze bite? Mwihubukira ibintu bihenze birenze ubushobozi bwanyu. Urukundo rw'ukuri rwubakira ku bunyangamugayo. Abaseribateri bo bimeze bite? Uri single? Nawe niba udafite umukunzi, uyu munsi nawe ni uwawe. Self love no kwihamagara ni ingenzi. Iteteshe, iyiteho, kandi uzirikane ko urukundo rutangirira kuri wowe. Twibuke ko urukundo ari nko kwita ku busitani. Iyo utabuvomeye buruma. Severande ni umunsi wo kongera kuvomera urukundo rwacu kugira ngo ruzahore rutoshye mu minsi 364 isigaye y'umwaka. Urukundo nyakuri si ugushakira ibyishimo muri mugenzi wawe gusa, ahubwo ni uruharanira ko uwo ukunda anezerwa ku bwawe. Murakoze, ndabakunda, bye.